Turabashimiye cyane bakunzi ba Mia Boss TV. Uyu mwanya mbashimiye ko muri kudutega amatwi mukatwumva ndetse mugakurikirana n'ibiganiro byacu tubagezaho buri munsi. Ni ibiganiro bibagezaho amakuru atandukanye, bikabagezaho ibyiza bitandukanye, kandi tukabagezaho n'inyigisho zikomeye zishobora kubafasha mu buzima bwa buri munsi ducamo, uko tubyutse, uko bukeye, kandi bikabagirira akamaro mu gihe turimo ndetse n'igihe kizaza. Uyu munsi rero tuje kubabwira amwe mu makuru yaranze iki cyumweru ndetse n'amakuru yagiye avugwa bishingiye ku ntambara ya M23 ihanganyemo na FARDC, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'indi mitwe bifatanyije harimo Abarundi, FDLR ndetse n'izindi ngabo zitandukanye zagiye zifatanya kugira ngo zihashye cyangwa zirwanye umutwe wa M23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo usabwa rero ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora comment. Ngushimira wowe wamaze gukora subscribe ko ari iby'agaciro kuba ubana natwe kandi ukagendana natwe aho tugiye hose, ibiganiro dushyizeho ukabibona. Nawe utarayikora ndagushimiye, kandi gerageza byibuze ukoreho kugira ngo tujye tubane muri ibi bihe, tubane mu bintu bikomeye kandi byiza bizagufasha kubaho mu buzima bwa buri munsi tunyuramo aho tugiye hose. Ni nyuma y'uko u Rwanda ruhagaritse amasezerano rwari rufitanye n'Ububiligi, amasezerano yo gufasha u Rwanda mu nkunga zitandukanye bwageneraga u Rwanda muri disipurine zitandukanye z'imibereho y'Abanyarwanda. U Rwanda rero rwahagaritse aya masezerano nyuma y'uko rwanze agasuzuguro k'ibihugu by'i Burayi bishaka kwigarurira ibihugu bya Afurika, bikabiyoboza igitugu ndetse bigashaka kubitwara uko bishatse, bidakemura amakimbirane ari hagati y'umugabane wa Afurika mu bihugu bigize umugabane wa Afurika. U Rwanda rero rwafashe icyemezo ruravuga ruti ntabwo twishimiye uburyo ibihugu by'i Burayi bidufata, ndetse bihagarika amasezerano rwari rufitanye n'Ababiligi mu rwego rwo kugira ngo rugaragaze ko u Rwanda rutishimye kandi rutishimiye imigenzereze n'imikorere y'ibihugu by'i Burayi ku Rwanda ndetse no ku bihugu byo muri Afurika cyane, bitewe n'uko ibihugu by'i Burayi biri gushinja u Rwanda ko ari rwo rufite uruhare mu mikorere ndetse n'intambara iri kujya mbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ikaba ari intambara ishyamiranyije M23 ndetse na FARDC n'indi mitwe bifatanyije mu kurwana ndetse no guhashya no guhangana mu byo banyuramo, ndetse abaturage benshi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba bari bicwa n'imitwe y'iterabwoba ndetse n'ingabo za FARDC baziza uko bavutse n'uko baremwe n'uko babayeho. Ni muri urwo rwego rero u Rwanda rwafashe icyemezo rwo guhagarika amasezerano n'indi mikoranire yose u Rwanda rwari rufitanye n'Ububiligi mu buryo bw'ubukungu, mu buryo bwa politike ndetse n'ibindi byose bishobora guhuza igihugu iki n'iki. U Rwanda kandi tubibutse ko rwakolonijwe n'Ububiligi, ndetse n'ibibazo byose bumva byabaye mu gihugu cya Kongo ndetse n'aya makimbirane aba ari hagati y'u Rwanda na Kongo, igihugu cy'Ububiligi cyabigizemo uruhare rukomeye cyane, kuko aricyo cyakase imipaka itandukanye ihuza u Rwanda na Kongo, ndetse hakagira ibice bimwe na bimwe by'u Rwanda ijya muri Kongo, ibindi bikamburwa u Rwanda bigashyirwa mu bindi bihugu, ndetse ibintu bitashimishije u Rwanda habe na gatoya, kuko byagize uruhare ari mu bukungu dufite uyu munsi ndetse n'imibereho dufite uyu munsi, kuko hari ibintu byinshi cyangwa se umutungo kamere twatakaje nk'Abanyarwanda. Gusa iyo siyo mpamvu nyamukuru yatuma u Rwanda rutera igihugu cya Kongo nk'uko barushinja gutera igihugu cya Kongo, gufatanya n'umutwe wa M23 kugira ngo bahangane na Kongo. Ahubwo u Rwanda rutahwemye guhakana ko ibyo ari ibibazo bya Kongo n'abanyekongo muri rusange bihanganishije iki gihugu ndetse n'abenegihugu bacyo, kubera ko u Rwanda nta nyungu rufite mu kuba rwajya guhangana cyangwa kujya gutera inkunga M23 kugira ngo ihangane na leta, ahubwo ari ibibazo byibereye muri Kongo, ndetse byatangiye kera ndetse bihemberewe na Kongo ubwayo kubera gucumbikira imitwe itandukanye ya iterabwoba ndetse n'indi mitwe yasize ihekuye u Rwanda nka FDLR yasize ikoze jenoside mu Rwanda mu 1994. Ni muri urwo rwego rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo kuko ziri mu mujyo wa biriya bihugu by'i Burayi, nazo zafashe umwanzuro ndetse zifatira ibihano General James Kabarebe ubwo kuba ari we muntu
ngo ufite uruhare runini cyane mu gukora ibiriya bikorwa biri kubera muri Kongo ndetse no gufasha M23 kuba yabasha gutsinda Kongo ikayambura ibice bitandukanye yamaze kwibikaho, kubera ko uyu mugabo General James Kabarebe ari umugabo usobanukiwe n'ibintu by'intambara cyane. Bakavuga ko rero ari umwe mu bihishe inyuma y'ibi byose biri kuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyagarukiye aho ngaho kubera ko Amerika kandi yaburiye abenegihugu bose batuye mu Rwanda, ndavuga abenegihugu ba Amerika bose baherereye mu Rwanda, kuryamira amajanja ndetse bakitonda bakirinda kujya ahantu hari abantu benshi, kubera ko bavuga ko mu Rwanda hari umutekano mukeya ndetse mu Rwanda ashobora kuba intambara, ndetse bakaba bababurira ko bakwiye kuryamira amajanja bakitonda kugira ngo batazagirwaho ingaruka n'uwo mutekano mukeya bavuga ko uri mu Rwanda. Amerika yabujije abaturage gusura bimwe mu byiza nyaburanga bigize u Rwanda nk'ibirunga mu majyaruguru ndetse na parike zitandukanye, ndetse no kuri Lake Kivu. Amerika yabujije abenegihugu bayo kuba bajya kuhasura kugira ngo batahurira n'ibibazo bikomeye. Ibabuza kandi kuba bakwegera ahantu hegereye imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi, ihuza u Rwanda na Kongo mu bice bigiye bitandukanye, Kivu y'Epfo ndetse na Kivu ya ruguru, ahantu hatandukanye nyine u Rwanda rushobora guhurira n'ibindi bihugu ko bafite impungenge ko hari ibintu bishobora kuba byatera ndetse bikaba byatera mu Rwanda bikaba byabahitana. Bababwira ko mu gihe babona bikomeye babahaye link yo kuba bakanda kugira ngo babe batabarwa mu buryo bwihuse kandi basubizwe iwabo byihuse, bajyanwe bahungishwe umutekano mukeya mu by'ukuri twebwe nk'abanyarwanda tutabona, kuko twebwe tubona ko dutekanye kandi dufite umutekano uhagije mu Rwanda rwacu rwatubyaye dukunda. Ibi twavuga ko ari ugusebya igihugu cyacu cy'u Rwanda mu by'ukuri, kubera ko bakomeje kurushinja ibyaha ndetse bakarushinja n'ibintu by'ibinyoma bidafite ishingiro kandi bidafite n'aho byerekeza. Ni muri urwo rwego inteko y'u Rwanda yamaganye imyanzuro yafashwe n'inteko y'u Burayi ishinja u Rwanda ko rufite ingabo muri Leta Zunze ishinja u Rwanda ko rufite ingabo hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo witwikiye umutaka wa M23. Inteko y'u Rwanda rero ikaba yamaganiye kure cyane ibyo byose bishinjwa u Rwanda ko ntaho ruhuriye n'ibibazo bya Kongo, ahubwo ibibazo bya Kongo ari ibibazo byabo ubwabo n'abenegihugu bayo, bakwiye no kwicara kari bo babyiganirira ndetse bakabyirangiriza bitagize aho bihurira n'u Rwanda kandi bitagize aho bihungabanya u Rwanda, kuko u Rwanda ari igihugu cyigenga kandi igihugu kidafite aho gihuriye n'umutekano muke w'ibindi bihugu bigenzi byarwo ndetse bituranye byarwo mu buryo ubu n'ubu. Ubwo ibyo biri kuba kandi u Rwanda rushinjwa ibyaha bitandukanye byo kuba rufite uruhare mu ntambara iri kubera muri Kongo. Kuri uyu mugoroba nibwo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yari ari mu gitaramo cya John Legend wari watumiwe mu Rwanda, wari waje gutaramira abanyarwanda, ndetse abanyarwanda bamwakirana impundu nyinshi ndetse bamwereka urukundo rukomeye cyane, bamubwira ati ni wowe, ni wowe, ni wowe, bishimiye imiyoborere ye, bishimiye uburyo ari umugabo rwose wihagararaho kandi umugabo uvuga ijambo rikaba, ndetse umugabo uyoboye neza abenegihugu. Abanyarwanda rero bamugaragarije umunezero ukomeye cyane, bamugaragariza ibyishimo, bamwereka ko bamuri inyuma. Nyuma y'ibyo abanyaburayi bashobora kumushinja cyangwa se bashobora gushinja u Rwanda, ariko abanyarwanda bo ntabwo biteguye kuva inyuma ya perezida wabo, kubera ko perezida wabo ari umwe mu bantu bakomeye kandi umuntu ufitiye runini igihugu cyacu ndetse n'akamaro gakomeye cyane. Ni umugabo ugerageza kwisanisha n'abantu bose ndetse na gahunda zose zipanzwe ashobora kuzishanishamo. Nubwo yari ari mu gitaramo ndetse yishimye atitaye ku byo abantu bavuga, ni nyuma y'uko n'ubundi John Legend yari yageragejwe kubuzwa na Human Rights Watch, ni umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu, bamubuza ko yakwitabira iki gitaramo kiri kubera mu Rwanda, bavuga ko adakwiye kuhaza bitewe n'uko u Rwanda rurimo rugerageza guhungabanya umutekano ndetse no guhungabanya uburenganzira bwa muntu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo birenzeho rero araza kuko yumvaga ko u Rwanda ari igihugu cy'umutekano kandi rwagiye ruvugwaho ibintu byiza byinshi, atari aka kanya byaba bisubiye inyuma, ahubwo ari ibyo abanga u Rwanda cyangwa abantu bifuza kuruharabika bashaka kugeraho.
mbashimiye ko mwakomeje kutwumva. Ni Mia Boss TV, komeza ubane natwe, ukomeze ugendane natwe muri byose. Gusa nkibutsa gukora subscribe nimba wanyuzwe, kubera ko tuzajya tubara tubagezaho amakuru atandukanye buri munsi kandi amakuru agezweho.